Acting Rwanda. Nabonye uri bize nawe guhita nkuvugisha. Ni bize mukona ariko hari amafaranga nari natse narinje kureba ko yasohotse ndebe ko nayakoresha. Amafaranga? Frank ndi kubona yagezeho. Wari watse miliyoni imwe n'igice. Yagezeho nta kibazo. Ase buretse avuga ndibutse. Ejo bundi ko hari umukiriya watashye yijujuta byagenze ute ngo nta kabaraga ugifite. Abivuga se mvugaho avuga ngiye. Nambwiye ngo usigaye pe byaragabanutse. Nta muravu ugifite. Sino kubera James? Ni ikibazo cya famille cyihariye. Ni nayo mpamvu nje kwaka amafaranga kugira ngo ndebe ko byakemuka bikava mu nzira, ariko biraza kugenda neza vuba. Ndibaza nta kindi kibazo kigoye kirimo. Ibyo byose biraza gukemuka. Umugore amahane yateje. Wumva mwiyamenya ko ari wowe ngo ntabwo mwari buhure. Okay, nimba ari icyo kibazo kirimo ntari rujya ndugikemure. Banza na abonema ya gym yawe iri kurangira bizakemuka. Birarara bikemutse uyu munsi. Yarumva kubera umwanya mutoya n'ibyo bibazo urumva bifite ibibazo byinshi. Wenda ahora bizura umuntu mukuru ufite ibintu by'ibibazo byinshi, arigiye no gutekereza ko wagira ikindi kintu ukora. Ari uruhurirane rw'ibintu byinshi mu mutwe ugasanga n'ibyo byose bigatuma kadakora. Urumva n'ibyo byose nyine ibihe bikagabanuka, ariko ibihe byanjye n'ubundi biracyari byiza. Ndaza kubisubiramo neza turebe. Nawe ndabizi kubizi neza ko ndenge umuntu uhagaze neza muri iyi company. So kuba umuntu umwe yaravuze ko bimeze kuriya nawe ashobora kuba nawe yarafite ikibazo yarashaka ibindi birenze ibyo ngibyo, ariko it's okay. Ubwo ninjye ufite ikibazo ariko ndabikemura. Shaka ukemure pe, ukemure wongere usubire ku murongo. Hari undi se? Ndumva nta wundi. Uri on top kabisa, niwe wa mbere. Okay, ubwo reka nshaka ukuntu ngenda gatoya, ubwo nimugoroba ndazagaruka. Turebe niba hari cyangwa na mwana namamagara hagize ikindi kibazo kiza kugaragara. Nawe ibi ndakubwira. Ndaza kukubwira, ndaza kohereza, ndaza kuguhamagara. Okay, thank you. Ari utuntu ndi kwandika reka mbanze ngusoze. Sawa, merci. Sawa. Hello. Ça va? Sinakubwiye ko bizarangira amenye mu rugo. Singutunguye. Umeze ute? Sina no kumahaga basi. Nubwo ari umunsi wa mbere ariko wamobera. Ça va? Umeze neza. Nishimiye kongera gukubona. Ngenda gishimye karibu. Merci beaucoup. Meze neza. Nakubwiye ko nzagutungura birangiye mamenye. Nakubeshye ntabwo niyumvishaga kuri uhibuka. Buriya se? Hano hantu nyine haracanganya, abantu benshi harabacanga. Kubera ko wari wambwiye icyerekezo cyo mu rugo, wambwiye na nimero y'igipangu. Ofe ntabwo uri kuhayobera.
chef de quartier ahubwo ngiye mfata mu mutwe cyane sinjya mpfa kuyoba biteze byiza meze neza ndakubona ubu ngubu noneho uri pose ndabona umeze neza ntabwo ari nka cyagiye cyagiye numvaga meze nabi pe buriya nari mpfuye kabisa byaragaragaraga ariko bibaho bibaho kandi kabisa iyo utazaramba nyine waramfashije nagombaga kubikora ugombaga uzi ko bivuze nkaho nyine twari dusanzwe tuziranye gufasha umuntu mba urumva tubaze ko na kiriya cyerekezo wari ugiye atariho nari ngiye urisire urambeshya mbo ahubwo umwana wibiguze narakubonye isura yawe irankurura bituma numva twajyana tukaba turi kumwe akanya gatoya nyine tuganira niyo nabikoze kuri iyi sinitaye ku byari byo byose nyine kiragiye warakoze pe warakoze cyane kandi nagombaga kubikora kandi ndibaza ko nta kibazo byateje oya kiyo kibazo nta kibazo pe okay nishimiye kongera kukubona cyane ndabyishimiye numvaga nyine ari bya bindi uhura n'umuntu mukavugana bikarangira nyine tutazongera guhura ibibazo no kubyibagira wari wabyibagiwe nuvuga iyo ntaza nkatinda wari kuzahita unyibagirwa ese wahura n'umuntu rimwe simuzongeye guhura ukabyara rero na nimero watwaye na nimero twajyanye ibyibuka we nakurangiye location gusa none darura hamwe location kuri ngiye ni ikintu cyoroshye rero ntabwo nari kuyoba nagomba kuza nkakubona nkanamenya deja niba waratashye amahoro uko wari umeze niyo mpamvu nabikoze waranshimishije ntacyo byagutwaye siko byantwara iki ni ibintu byiza cyane kandi uwo mutima nyine uzawukomeza ndaje rero ndavuganire reka nze ndebe uko umeze ngusuhuze none se tugende mu nzu ese turaguma hano twaganiriye sori zashize twibagirwa kujya mu nzu it's okay nta kibazo kugerageza umbwiza ukuri ugeze mu rugo ukuntu bigenda bigenda gute nyine mama bigenda bikene naba babibona ko ari ikintu cyahindutse ari changement nyine kwa ariko buriya rero mbere yuko tugira ibindi bintu byinshi tugiye mu mana nizi ko uri umuntu wanjye man imyaka 2 maze gukora aka kazi ndakarambiwe kabisa ndumva noneho bigeze nshaka gushyira ku ruhande nkabireka nkashaka ibindi birunjyamo ibi bintu nkabyihorera yigo man akazi kamaze kugira gutya amafaranga urayabona urakarambiwe kweri nyine kamaze kungira gutya ni kimwe kandi ni byiza ariko nanone man karimo ibintu byinshi ngende maze gukarambirwa maze kugahaga urashaka kujya gukurikiza ibindi byose nabona nakora byibuze hari base y'ubuzima buhari bitari nkuko byari bimeze mbere amafaranga maze kuyabiza kuri konti sino kuyagwiza ariko ibonda ashaka kubiponga byihorera imyaka 2 ni myinshi mbyirukankamo niruka inyuma y'abantu ngira gute abo twashwanye abo twagize gute bambonye nabi abo byagenze gute man skori kamubwiye ndishiti yawe kandi ngiye kuzanira ibi bintu ashobora kugenketide nkavuga se byibuze uzibyigiye kujyamo amafaranga ko wamaze kubona ko ahagije ku bintu kuri business igiye kwinjiramo giye kuri giye inama nakugira nk'umuntu nanjye ukora wikorera ushobora gukora iyo business uri gutekereza gukora ariko ukagumye no muri kakazi ukabanza ukareba uko iyo business inagenda none wabona imaze gufatisha ukabona kuvamo muri biri ko guhita usimbuka incuri mukajya tujya muri kiriya kintu utaruzi wenda nk'abantu barakubwiye cyangwa wakoze ubushakashatsi bwawe wakomeje ugakora ibiri gukora ukabona kujya muri biri cyane ko reka nkubwire uriya mumeri twaravuganye nukuri pe yambwiye ko ari wowe abakiriya bakunda nibe bashaka ntabwo ntekereza ko wagakwiye guhita umusezera nonaha wabigendesha gahoro gahoro ukagenda umuganiriza gahoro gahoro ukazavamo basa nawe yiteguye ariko se kunkunda uvuga nukumeze gute kuba ibyo bakene banyeraho mbibahereza bakishima bakagira gute ngo barankunda ubusabwo n'urukundo okay ngiye kubwira inama inshuti yawe inama nari nkugire ebyiri ntago wavamo mu kintu ngo uhite usimbukira mu kintu okay bikora ari bibiri urebanze urebe niyo business ugiye kujyamo uko imeze
nimara gufatisha ubivemo noneho entreta nuriya nawe uzaba umuganiriza gahoro gahoro abakiriya be batangire bamenyere kudahari ariko ku kanya pangu isuva mugiye mu bintu ida ushobora gomba ibaze uhombye ukabigarukamo ukazasanga noneho haje undi unakurenze. mani biragoye tekereza biragoye buriya iyo mvuze ikintu kandi nkakubwira ko kimbangamiye buriya kiba kimbangamiye. ndabyumva niyo mpamvu nawe n'umuvandimwe mba mbere hano kugira inama tukabiganiraho. Ego umutwe umwe wifasha gusa sinzi icyo nakora reka nanjye nicare nze kubitekerezaho neza. Ariko ikindi kintu nari mfite gikomeye kuruta ibindi ni ibyo ngibyo by'uko maze kurambirwa ibi biboro. ndabyumva mani ndabyumva ariko ubitekerezeho ntabwo wavamo ngo uhite udambira ako kanya tujya mu kintu kimwe utari unamenyereye kora iyo bizinesi gahoro gahoro igihe ndiraninga ifata nurangiza uzabivire muri mwe hakuno uriya mumere nawe wabanje kumuganiza kuko abakiriya ngo baragukunze byahatari none utekereza uramutse ugiye ugahomba ukagaruka nawe ukazasanga haje undi ukurenze. oye wo kundenga we n'ubundi buri muntu afite uko akora biriya bintu mu buryo bwe urumva n'uburyo kandi ubwira abantu uganira n'abantu kugira ngo bakwiyumvemo n'ibyo byose ariko byari bigeze numvaga nshaka kwicara iruhande rwa famiye yanjye urumva ntabwo mwanga mbara bitekereza urumva tumani tukicara na famiye tukaganira nkakora akazi nkagaruka nkataha mu rugo reba nk'uyu mukobwa turi gukundana urumva dufite gahunda ikomeye ngiye nawe kandi sinshaka kumenya ibyanjye byahahise ngo ni ibiki byose simba mbikeneye nshaka gutangira ubuzima bwanjye nawe na famiye yanjye dutuje tumeze neza. ndabyumva kandi kuko ni ibintu byumvikana mani none se reka nkubaze iyo utaza muri iyi bizinesi yari gupfa kumenya kamoni icyo ni icyambere icya kabiri ndabyumva yego ushobora kubikora nk'uko wari umaze iminsi ubikora bimuhisha n'ubundi na nyuma wazabivamo akabimenya ko wabigiyemo ibyo nibyo ntashaka ntabwo ibyo wabimurinda rero ahubwo ubikora ugerageze ubihishe muri ino minsi uko uraninga n'aka bizinesi kawe nawe ubimuhisha ugerageze kubimuhisha uko ushoboye kose byose use n'ubifatanya n'akazi ugakore ushakishe na biriya bintu biraninge kwanza ubone uko bimeze nawe ubimuhishe ndabikwemerera ubundi uzabivemo rwose. mari mu mwanya mbitekerezeho tuzicara nkubwire umwanzuro w'ibyo nafashe. It's okay ntari Baby, surprise! No way! Ça va, my love? Oh! Vitus, vengo. Cheers. Wagakunze? Byanyabyo. Keza ntabwo nzi ko wangorera ino surprise. Ofete mba nagerageje kureba akantu keza gasa nk'umukobwa mwiza nkawe uri buze kwishimira. Nukuri ndishimira ababyo. Nari mbizi kuri bwishimye. Kumva ntabishyira hasi nawe. Wemerewe gukomeza kurufata nta kibazo. Noneho rero ikintu kigusetsa narikoresheje mfite ubwoba mvuga ni ataza kurukunda noneho bikaba ibibazo. Nabuzwa n'iki kurukunda ngiye ngo surprise cyane. Okay. Kuba wanumbuye gusa. Kuba wanumbuye gusa. Basi wishimye ariko. Cyane. Ushaka kuri romantike. Ni ukugerageza. Gerageza. Urabishoboye.
ibi bihe nari mbikumbuye kuva kera. Yaraciyemo igihe kinini cyane mbese kingana nk'imyaka Icyo gihe- nk'itatu itatu yose byageze gute nkicara n'umukobwa gutya sine ndumva ari umunsi wa mbere numva ameze neza mu buzima bwanjye. Ofete urumva duhura bwa mbere nabonye bidahagije ko dusuhuzanya gusa ko twibwirana amazina nitwa kanaka mbona ntabwo bihagije. N'ubwa kabiri nabwo kandi nabonye nabwo bidahagije. Urumva ndavuga ni kwera iki noneho ntategura ahantu twenyine hatuje tukicara tukaganira tukishima. Nice. Yewe wakunze byataye wasanga biriho umugisha buriya reka tubyemere. tegereze turebe Rero nagutegura utuntu twinshi twiza kugira nyine gusa mbone dusetse nureba nanjye bwanjye mpita numva umutima wanjye harimo akanyamuneza. Numva nshaka gukomeza kukureba nkuko nabikubwiye maze igihe kinini. Anyway urasa neza wari ukobete murakoze cyane nawe urasa neza buriya se akanya bisanzwe ni ibisanzwe bisanzwe kuri twese sinibara dusa neza cyane cyane wowe barakurusha ngeze ko mba niruka mu kazi n'ibiki ibintu byinshi. nishimiye kongera guhorana naye gusa ngiye mvuga iki none ubu noneho mvuze ntabwo narekera nakomeza mpaka mu gitondo pakejo kubera ko yambwiye gukunda red wine ni sweet. Nagerageje kuvuga ngo wow nikundira isoni nagerageje kugira ngo byibura mu gahe gatoya turi buze kumarana. mbese si ubikunda ndayikunda tu mbese ari ikintu nanywa yose urumva nazo ari mu gahe gatoya turi buze kumarana byibuze kaze gutandukana n'indi minsi yose twahuye nubwo itaraba myinshi sibyo ariko ndibaza ko ari itandukaniro kandi ni icyubahiro gikomeye kwicara n'umukobwa mwiza baguhaye umwanya wiwe akaza mukaba muri kumwe sibyo. Ndumva ntabwo ndambirwa kukureba numva nshaka gukomeza kukureba. aka nanjye nyine numva mbikeneye ntabwo wavuga ngo ni wowe cyane cyane wari ubikeneye cyane ari nari mbikeneye kandi ni ukuri so nagushimira nishimye pe ndishimye kubw'uyu munsi ngaho binyereke ko wishimye. Yeah, come on show me. It's okay. Kubera ko nzi ko biri bukugore guhaguruka let me do this again. Wow, Jesus. hari igihe ibintu bikuba mu buzima ukumva ntabwo ufite uburyo wabisobanura. Wait a moment. Ndaje. Don't worry. This is for you. kumenya ko nibyo bikunda njyewe nawe Nakubwira ko nzi ko wabimbwiye kwikunda nagerageje ibishoboka byose kugira ngo basi uze kuyenjoyinga turi kumwe niyawe usize kwanjye none se kereka nimutse ukajya he wenda twayikoresha igashira ariko turageza wenda no it's okay niyo wamwishoboye ariko turasharinga twembi n'ubundi nta kibazo kimwe ndabizi nawe ariko kubera wowe biraryoha biraryoshye. noneho wagira ngo waruteye umubavu nawe ujya witeraho kuko ndumva muhumura kimwe
ntabwo nagutegurira ibintu bibi cyangwa bisa nabi. byanshimishije pe niba mbona yarabaye speechless nabuze ibintu ubu wanyitegereje gusa ko nta ntabwo siko icyo kintu cyonyine ndi gukora gusa ndumva nashaka kongera kuvuga ijambo na rimwe ukajya gusa reba amaso yawe ndi hano ubu ndebe ndetse no kuririmbira akaririmbo samwe ukunda kuririmba twagiye tugende kugize iseri ndirimba ngo tuyakaririmbo kamvuye ku mutima ngo tuyakaririmbo kagenda gutya rimwe kabiri gatatu kane gatanu I love you yeah yeah thank you uzi kuririmba uzi kuririmba wowe watuma amenya ibintu byose watuma niwe uririmbye se cyangwa nta marangamutima ndimo no mu myanya bijyanye thank you cyane wakoze cyane ubu musabye guhura kugeza ubu ndifuza kuguhora kandi ndifuza ko nagumana nawe ibintu byose ni ukuri byanshimishije cyane nkajya mpora nkureba nkubona ngukoraho reka twongere musubire twongereho waretse se tukaza kuyikoresha hari reka tugabanyeho gatoya buri wese gatatu wanditse it's okay babe it's okay oh I'm sorry ndashaka kumenya ikintu kirere kikugenza ari nijoro ni ukuri kw'Imana urakimbwira aya masaha uzana amasaha ageze yakwisaha ndahazi cyane ntayo uzi ko ubaye ubizi aya masaha kuko uzi ko umamagaye ubwoba bukanyica buriya nahereye mbere nizere ko ari amahoro njyana amahoro nahereye mbere nshaka kubikwereka cyangwa mbikubwire ariko nkabona ntabwo uburyo nshaka kubikubwiramo ntabwo ari bwo buryo urimo urabyumva ndavuga ni fata umwanya uko byaba bimeze kose bibe nijoro bibe mu mvura bibe mu gitondo ku manywa basi nzaze ngerageze kubikubwira mbikumvishe kunegwa baswa it's okay nta giteye ubwoba cyabaye ni umutima amatirije kuza kukureba ko numvaga ntatuje numvaga muri njyewe okay umutima wagwatije kuza kuza okay nyine uracyakomeje neze kuza nyine n'ubundi ni umutima n'ubundi wabikubwiye guze waje nyine ni iki kiri kugenda nijoro numvaga muri njyewe ntashobora kuryama ntakubonye numvaga bitari bushoboye kwijoririza gutya byibura bahitamo kuza mu rugo bose mpamagara kandi tugahurira ahandi hantu bose uko hano ari mu rugo byose hari ikibazo siporo yambwiye ko mama adahari se kuba adahari rero kandi atari buze vuba nanjye nese vuba reka mprofite umwanya nze nkurebe gusa nihuse natinze Gaju iminsi tumaranye igihe tumaranye turi kumwe duhura wenda hari ibyo nakweretse hari ibyo utabonye ariko nagerageje kukwereka byinshi mu bindimo ngerageza no kukwereka kote febre yanjye mu mutima wanjye ariko ubona utari kubibona ariko reka mbikubwire byibura nangira ijoro nshobora kuryama nkasinzira shamana yanjye Gaju